mbere y'uko Imana yongera gusigwa kwawe ikunyuza muri ibi bihe birindwi 7 God anointing, kugira ngo ibashe kukuzamura ikugeze ku rwego rw'icyizere gihagije kugira ngo itangire kuwukoresha. Murakaza neza kuri icano Urumuri rw'Ibyiringiro official. Niba ukunda inyigisho zubaka ukwizera no gufasha abantu kwegera Imana, kanda like, usangize inshuti n'abavandimwe iki kiganiro, kandi wandike komenti cyangwa se igitekerezo cyawe muri komenti. Hanyuma nurangiza kuri we mushyashya ukande subscribe kugira ngo utazacikanwa n'izindi nyigisho tuzagenda dukomeza kugezaho. Channel yacu iracyari ntoya cyane, ariko ikeneye abantu, ikeneye wowe, ikeneye inshuti n'abavandimwe kugira ngo mubashe kwizamura, kugira ngo ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo bubashe kugera hirya no hino ku isi. Ni ukuvuga rero ukanze like, YouTube ibasha kukigeza ku bantu benshi batandukanye. Algoritime za YouTube zitangira kugisangiza abantu benshi cyane. Niyo mpamvu nagusabaga rero gukanda like, warangiza ugakanda share kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bugere hose, nk'uko yasize atubwiye ngo tuzabaga bo kumuhamya guturuka i Yerusalemu kugera ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo rero abantu benshi bibaza bati kuki nsenga nkizera Imana ariko ubuzima bwanjye bugakomeza kuba bugoye? Ni ukuvuga ngo rero mbere y'uko Imana iguha inshingano zikomeye, ibanza kukwitegura, ikabanza kugutegura neza kugira ngo ugere ku rugero rushyitse. Iyo turebye muri Bibiliya dusanga abagabo batandukanye, urugero Mose, Dawidi, Yosefu, Pawulo ndetse n'abandi benshi banyuze mu bihe bitandukanye mbere yo gukoreshwa cyane n'Imana. Uyu munsi rero tugiye kureba ibihe birindwi ukunze kunyuramo, cyangwa se umuntu akunze kunyuramo mbere yo kugira ngo Imana imwongerere amavuta, imwongerere gusigwa n'imbaraga zo kuyikorera. Ikintu cya mbere, igihe cya mbere ni season of calling. Icyo ni igihe cyo guhamagarwa. Hari igihe Imana iguhitamo mbere y'uko abandi babona ubushobozi bwawe. Ni ukuvuga ngo Dawidi rero nk'uko yari akiri umushumba, igihe Imana yamuhitagamo kuba umwami, abantu barebaga uko asa inyuma, bakabona nta kintu azimarira, bakabona nyine ari umushumba, ariko Imana yo yareba umutima we ikabona ko azaba umuntu w'umugabo. Tekereza rero urugero nk'umwarimu ubona umunyeshuri afite impano idasanzwe, nubwo abandi bose baba batayibona, ariko we akaba arayibona. Atangira kumutegura hakiri kare kugira ngo azamufashe, amushyigikire kuzagera kuri iyo mpano izabashe kugerwaho. Ni nako rero Imana ikora. Hano muri iki gihe cya mbere ni nako Imana ikora, ikakuzamura nubwo abantu baba batabona ikikwishemo. Iki gihe cya kabiri rero bacyita season of testing, ni igihe cyo kugeragezwa. Mbere y'uko Imana ikuzamura, Imana ireka ukwizera kwawe kukabanza kukageragezwa kugira ngo uzabashe kwihanganira muri rwa rugendo uzaba ugezemo. Imana ibanza irebe nimba yuko uzayizera koko. Ese uzayizera no mu bihe bigoye? Ni ukuvuga ngo rero hano urugero twafata, Yosefu yagambaniwe n'abavandimwe be, aragurishwa nk'umucakara, afungwa arenganyirizwa ubusa, ariko ibyo byose ntibyabujije umugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ikigeragezo si ikimenyetso cyemeza ko Imana yakuretse. Hari igihe kiba ari igihe rero ari igihe cy'urugendo rwawe, kugira ngo Imana ikugeze ku rugero rushyitse rwo kugira ngo uzayikorere mu buryo bukomeye. Ikimenyetso cya gatatu rero ni season of waiting, igihe cyo gutegereza. Ni ukuvuga ngo kino gihe cyo gutegereza rero kiragorana cyane, ariko niho ukwizera gukurira. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yategereje imyaka myinshi cyane mbere yo kubona umwana Imana yari yaramusezeranije. Ni urugero rw'ibi bintu kugira ngo mubyumve neza. Umuhinzi ntabwo asarura
umunsi yabibiyeho, ahubwo abanza kuhira, kwihangana, ndetse no gutegereza igihe cy'isarura. Ni ukuvuga ngo rero muri iki gihe cya gatatu rero niho Imana igutegerereje, igushyira kugira ngo ni nko mu cyumba, ni nko muri waiting room, ukabanza ukahategerereza kugira ngo nyine ubanze ukuze kwizera kwawe gukure kugere ku rugero rushimishije. Igihe cya kane rero ni season of hidiness, ni igihe cyo guhishwa. Ni ukuvuga ngo hari igihe Imana rero ikora byinshi cyane mu buzima bwawe, nubwo nta muntu uba wabibona, ariko iba iri kugukuza. Nk'uko Yesu Kristo yamaze imyaka myinshi cyane mu buzima busanzwe mbere yo gutangira umurimo we ku mugaragaro, yatakaje cyangwa se yasipendinze igihe kirekire cyane nta muntu uzibye, abantu benshi bamwibazaho, abantu benshi bamushidikanyaho, ariko mu by'ukuri kiriya gihe yari ataramenyekana. Ntibivuze yuko rero Imana itagukoresha, hari igihe iba iri kugutegura, kugira ngo ugere ku rwego rwo kuba wayikorera mu buryo bushyitse. Kuvuga ngo season cyangwa se igihe cya gatanu ni season of refining, igihe cyo gutunganya. Ni ukuvuga ngo Imana ibanza guhindura umutima wawe mbere yo guhindura ubuzima bwawe. Irabanza igafata umutima wawe ikawubaga, ikagukuramo umutima ukomeye nk'uko yabidusezeranije, yarangiza igashyiraho umutima woroshye uzabasha kwitondera amateka n'amategeko byayo. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha urugero twafata nka Pawulo mbere yatotezaga abakristo, ariko Imana yaramuhinduye imugira umwe mu ntumwa zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko izahabu inyuzwa mu muriro kugira ngo isukurwe, niko n'ibihe bishobora kutwigisha kwicisha bugufiya ndetse no kwiringira Imana. Ni ukuvuga ngo rero the season of refining, iki gihe Imana irakumena, yamara kukumena ikagukuramo kwishyira hejuru no kwikuza, yarangiza wagera ku kigero ishaka ikatangira kugukoresha. Muri uko kugukoresha rero ni naho wemera yuko ibyo ukora byose ari Imana, bihesha Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo season ya gatandatu ni season of faithfulness. Ni ukuvuga ngo ni igihe cyo kwizerwa mu bitoya. Ni ukuvuga ngo rero iyo utabasha kwizerwa mu bitoya, no mu binini ntabwo ushobora kwizerwa. Ni nayo mpamvu rero Imana ikugeza kuri uru rwego kugira ngo ibashe kumenya, iyo ibibiza ahubwo ibashe kugutegura neza kugira ngo uzabashe kwihanganira ibihe by'impinduka, ibihe by'akababaro, ibihe by'ibyishimo, utazikuza, utazakandagira abandi. Ni ukuvuga ngo rero Imana kuri iki gihe Imana ireba uko witwara mu bintu bitoya mbere yo kukugirira icyizere mu bintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo Dawidi yabanje kuragira intama neza mbere yo kuyobora igihugu. Ni ukuvuga ngo ntawasuzugura rero inshingano uyu munsi ufite ntoya, zishobora kuba arizo zitegurira ibizaba hanyuma. Ni ukuvuga ngo rero iki gihe cyo kwizerwa mu bitoya ushobora kugitindamo bitewe no kutihangana, kuko umwanzi rimwe na rimwe hari igihe agutega ibintu bimeze nka opportunity kugira ngo nyine Imana igutinze muri kino kigero, muri kino gihe cyangwa se muri ino season ya gatandatu. Ni ukuvuga ngo rero ni ukuba maso kandi mukabimenya. Nino season ya karindwi rero ni season nziza cyane, niyo bita season of promotion. Ni igihe cyo kuzamurwa. Noneho iyo iki gihe kigeze rero, nta muntu ushobora kukubuza, nta muntu ushobora kukwitambika. Ni ukuvuga ngo biba byarangiye, Uwiteka Imana byanze bikunze aragukoresha, kandi agakoresha icyo yaguteguriye
hano nta mbaraga na zimwe zakwitambika, nta mbaraga z'abarozi, nta mbaraga z'abakonikoni, nta mbaraga z'abapfumu, nta mbaraga izo arizo zose z'abanyamashyari zakwitambika kuri uru rwego, kuko Imana iba yarangije kugutegura neza ugeze ku rugero rwiza cyane. Ni ukuvuga ngo rero hano umunsi umwe Yosefu yavanywe muri gereza ashyirwa ku buyobozi bwa Misiri. Murabizi yaragambaniwe, agambanirwa n'abavandimwe biwe. Biriya bihe byose byabaga ari ukumutegura kugira ngo azabashe kuyobora igihugu. Ni ukuvuga ngo rero iyo Imana ikuzamuye ntibiba bishingiye ku mbaraga zawe gusa, ahubwo bishingira ku mugambi wayo ndetse n'igihe cyayo. Mu gutegereza igihe cyayo rero wirambirwa, uhura n'ibigeragezo bitandukanye, uhura n'ibikurwanya bigiye bitandukanye, ntugire ubwoba kandi ntushidikanye, ahubwo wizere Imana gusa. Ni ukuvuga ngo rero ikimenyetso cya mbere twabonye season of, ntabwo ari ikimenyetso ahubwo ni season, ni igihe rero cya mbere twabonye season of calling, igihe cyo guhamagarwa. Season of testing ni igihe cyo kugeragezwa, ni igihe cya kabiri. Season of waiting ni igihe cyo gutegereza. Season of hiddeness ni igihe cyo guhishwa, aricyo gihe cya kane. Igihe cya gatanu ni season of refining, aricyo gihe cyo gutunganywa. Igihe cya gatandatu ni season of faithfulness, ni igihe cyo kwizerwa mu bito. Igihe cya karindwi ni season of promotion, aricyo gihe cyo kuzamurwa. Ndagushimiye rero wowe wakomeje kudukurikira ukaba ugejeje ahangaha. Nagusabaga rero kwandika muri comment ijambo amen nimba wizeye ko Imana nawe yagukoresha. Ni ukuvuga ngo rero nimba nanone uri muri kino gihe icyo ari cyo cyose, ntukihebe. Mu gihe icyo ari cyo cyose hano twabonye, ntukihebe, ibihe bya bizaza. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu byose Imana yemera ko ubinyuramo, igambiriye kugira ngo izagutegurire icyo uzakora ejo hazaza. Ni ukuvuga ko rero twiringira Imana yacu, Imana ya Isirayeli ntabwo ijya ikora ikosa na rimwe. Imana yacu ya Isirayeli ntabwo ijya yicuza. Ni ukuvuga ngo rero izabikora uko yabipanze, igihe cyayo nikigera. Niba iyi nyigisho rero yakugira akamaro, nagusabaga gukanda like, ugasangiza inshuti n'abavandimwe, ukandika amen muri comment, kandi ugakanda subscribe kuri we mushyashya kugira ngo iyi channel ubashe kuyizamura. Ikindi nagusabaga gukanda ku kamenyetso k'inzogera kugira ngo uko nzajya nshyiraho ikiganiro gishyashya n'inyigisho nshya, Imana izajye igushoboza guhita ukibona. Nakwifurizaga umugisha kandi ndagushimiye wowe wagiranye nanjye ku musozo. Shalom shalom, Imana iguhe umugisha.